Turabasuhuje inshuti bakunze mudasiba gukurikira ibiganiro bya Nsabira TV. Aka kanya rero tuvugana M23 ubu yinjiye mu mujyi wa Bukavu. Umujyi mu by'ukuri abasirikare b'abarundi bahisemo kujugunya cyangwa se gukura karenge muri uyu mujyi bagasubira ku mipaka ihana imbibi n'igihugu cyabo. Ubu rero biravugwa ko M23 uyu munsi aka kanya hashije amasaha make rwose iri gukontorora uyu mujyi wa Bukavu. Ariko igitangaje kandi kinateye amatsiko ku bantu benshi nuko uyu mujyi mu by'ukuri ingabo za leta ya Kongo ziratangaza ko arizo zifite uyu mujyi, ariko amashusho agaragara yakomeje kugaragaza neza ko M23 ariyo iri muri uyu mujyi. Uyu mujyi rero mirawukontorora cyane ko yakiriwe n'abaturage benshi cyane bishimiye kuba rwose uyu mujyi mu by'ukuri M23 yabashije kukandagiramo. Ariko Kisekedi we ntabwo bimworoheye kuko uyu munsi hari gukoreshwa imirimo y'abana bato cyane batarageza ku myaka mu by'ukuri yo kuba bafata imbunda ngo berekeze ku rugamba. Niryo kosa twavuga ko rikomeye cyane riri no gukorwa n'izi ngabo za FARDC zifatanyije n'abasirikare b'u Burundi, nyuma y'uko rero General Muhozi yatangaje ko mu masaha make ingabo ndetse n'igisirikare bya Uganda byagaragaje ko niba batarava muri uyu mujyi cyangwa se ngo bareke guhohotera abaturage ubwabo, General Muhozi arirekurira ingabo zijye kurinda umutekano w'abaturage. Ariko hano M23 ifitiwe urukundo ndetse no kuba abaturage bari kuyishimira cyane, bavuga ko cyangwa se bagaragaza ko ubuyobozi uyu munsi cyangwa se igisirikare bafite kitari kubaha umutekano. Aho rero hagati aho Evariste Ndayishimiye we akomeje kugaragaza nkaho uburyo yagaragazagamo amarangamutima ye ndetse n'imbaraga yakoreshaga mu gushyiraho ibisebya cyangwa se mu bishyiraho ibituma yigarurira imbaraga nyinshi cyane mu mutima we kugira ngo agaragarize abarundi ko hari icyo ashoboye. Uyu munsi biragaragara ko bikubiye mu itangazo yanditse, biragaragara ko atangiye kugira ubwoba cyangwa se gucika intege bitewe n'amagambo menshi yagiye atangaza mu minsi yashije. Rero 23 iragenzura uyu mujyi ari nako isuhuzanya n'abaturage igenda igarura amahoro mu mujyi ndetse no mu duce tugiye dutandukanye. Nyuma y'uko rero ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC zisize uyu mujyi, ntabwo M23 ntabwo yigeze ifata iya mbere ngo ihite yinjira muri uyu mujyi. Bivuze ko kwinjira muri uyu mujyi byasabaga gukoresha tekinike za gisirikare kugira ngo badategwa se cyangwa se bitaba ari agaco babateze kugira ngo binjiremo babe babasha noneho kuba bagwa mu gaco. Niyo mpamvu rero byabaye ngombwa ko bawinjiramo kinyabwenge kandi bakawinjiramo mu buryo bwa gihanga ari mwe muri tactique ya gisirikare. Ntago byari koroha, ariko turakomeza tubakurikiranire updates zigiye zitandukanye, tukwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, icyo usabwa nta kindi ni ukura munsi ya video yawe ugakanda ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bikurikira. Reka rero tuze kureba ikijya mbere tukibamenyeshe isaha ku isaha. Turi kumwe. Shalom shalom, Imana ikomeze kubareba icyoroshye.